buri gitondo ukibyuka nta kintu urarya, ugiye ufata ikirahure cy'amazi ashyushye ugakamuriramo indimu imwe ugashyiramo n'ubuki ukabinywa. Waba wivuye igifu, waba ukoze urukingo rwa kanseri, waba ukoze isuku nk'iyo ukora ugiye koga, ukaba urwanyije indwara z'umutima, abibagirwa, abaruha cyane, abarwaragurika, akarwara kose kamugezeho kagahita kamufata, abahindagurika mu bitekerezo, hamwe n'ibindi byose tugiye kureba. Ntutume hari na kimwe kigucika. Kurikira. Hano rero hari umuti wagufasha ukakuvura ukanakurinda indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane akaba ari umuti uvura igifu. Akaba ariwo nibandaho cyane ku muntu uzi ko yaba yarazengerejwe n'igifu, igifu kikaba kimurya, igifu kikaba kirimo aside nyinshi, igifu kikaba wumva harimo umuriro usa naho uri kokeramo, cyangwa se kumwumva uri gutonekara hari gutera imisonga. Uyu muti iyo ukoresheje igifu cyawe kirongera kikamera neza. Buri gitondo ukibyuka nta kintu na kimwe urashyira mu kanwa kawe, ukaba watetse amazi yawe ashyushye ariko adashyushye cyane ku rwego yabasha kwangiza ibyo washyizemo. Ugafata ikirahure cyangwa se igikombe, ukaba ufite indimu, ukaba ufite n'ubuki. Cya gikombe cy'amazi ugakamuriramo indimu imwe, ukayikamura neza, warangiza ugashyiramo n'ubuki. Icyo cyayi ukakinywa iminsi 7 yikurikiranye. Uwo ni umuti uvura igifu, ukavura n'izindi ndwara, bitewe n'uko amazi ubwayo ashyushye ni nk'umukubuzo. Byite nk'umukubuzo cyangwa umukoropesho, kwa kundi umuntu abyuka agakora isuku, akoga, yamara koga wenda akaba yanakora n'isuku bitameze neza mu rugo akabishyira kuri gahunda. Iyo ugiye unywa amazi ashyushye mu gitondo, niyo yaba nta kindi kintu washyizemo, ubwayo mazi aba ari ay'umumaro ku mubiri wawe. Aragenda akajya muri wowe akagusukura ibitameze neza, ibitagenda neza akabikuramo. Ba bantu bagira imyuka ikaba yaragiye mu nda, ugasanga ari kubyuka yumva byimbye atazi ukuntu ameze. Ayo mazi y'akazuyaze aragenda agatuma impyiko zikora neza, uruhago rugakora neza, mu nda ibishinzwe igogora, ndavuga igifu, mu mara n'ahandi hose, ibintu bikagenda neza cyane. Ibyo byo ubundi ku muntu wese ushaka kugira ubuzima bwiza aba akwiriye kubyuka mu gitondo mbere y'ibindi byose akanywa amazi, ariko by'akarusho akaba ari amazi ashyushye cyangwa amazi y'akazuyazi. Igihe noneho rero wayafashe ukongeramo indimu. Ku batararebye ikiganiro cy'indimu kiriho, usubire kuri iyi channel urebe, kiriho, tunagikoze vuba cyane, urebe uburyo cy'indimu nayo ari urubuto rutangaje mu kurinda no kuvura umubiri w'umuntu. Indimu rero akaba ari kimwe mu rubuto ruzwiho cyane mu kurinda kororoka kw'imbuto za kanseri, bitewe n'uko kiriya gishishwa cy'indimu cyihariye cyane mu bintu birinda bifasha umubiri kwirinda kanseri. Utararebye kiriya kiganiro cy'indimu ugende ukirebe, kuko twagiye tugaragaza ko indimu ubwayo nta kintu cyo gutabwa kiba ku ndimu. Nubwo uyu munsi turi kujyanye no gukamurira ariya mazi y'indimu mu mazi, ariko ubundi indimu uko yakabaye buri kintu cyose kiyigize kiba ari cy'umumaro ku bijyanye no kurinda no kuvura. Aho rero niho twabonye ko ariya mazi y'indimu ubwayo agizwe na vitamini C ikomeza ubudahangarwa, citric acid ifasha mu igogora no gusukura umubiri, uriya mutobe ukabamo antioxidante arizo noneho nyamukuru zishinzwe koza amaraso no kurinda indwara. Noneho kariya gasharire kayo kakaba ari ryo banga ry'indimu mu gufasha umubiri kuwongerera abasirikare b'umubiri, bikanamwongerera ubudahangarwa. Nk'uko turi kubibona, iyo havuzwe kurinda indwara cyangwa kongerera umubiri imbaraga, ibyo byose biba bikubiye ni ubudahangarwa. Rero iyo ndimu wakamuriye mu mazi ashyushye
ubw'aya mazi ashyushye ni ay'umumaro. Ushyizeho noneho aya mazi y'indimu arimo n'ubusharire, ari nabwo bunazwiho cyane noneho no mu kurinda cyangwa se mu kwirukana inzoka. Iyo ni imiti ibiri ubwayo uba wamaze guhuza. Warangiza gushyiramo indimu, ugashyiramo none ukongeramo n'ubuki. Ubuki bwo nabwo twabuvuzeho, bugira vitamine nyinshi, bukagira ama minerals. Ubuki bubamo B2, B3, B5, B6, vitamine C. Nk'iyi B2 ifasha umubiri gutunganya ingufu no kurinda uruhu. B3 igafasha imikorere y'imitsi n'igogora. B5 igafasha mu gukora hormone n'ingufu. B6 igafasha ubwonko n'imitsi gukora neza. Vitamine C igafasha kongera ubudahangarwa. Ubuki bukagira antioxidants zirwanya gusaza k'uturemangingo no kurinda indwara. Ikagira minerals, calcium, potassium, magnesium na iron. Bukagira natural sugar, glucose na fructose, arizo zitanga ingufu. Ibyo byose iyo wagiye ukabihuriza hamwe, icyo cyayi ukakinywa buri gitondo, ukabikora iminsi 7 ikurikirana, nyuma ukaba wabikoresha uko ubishaka. Amazi, indimu n'ubuki wabihurije hamwe byagufasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri, gusukura umubiri, kunoza igogora, kugabanya imyuka mu nda, kugabanya ibiro, gusukura amaraso, kunoza uruhu, kurwanya inkorora n'ibicurane, kugabanya ububabare bwo mu muhogo, kongera imbaraga mu mubiri, kuringaniza, kugabanya cholesterol mbi, kurinda indwara z'umutima, kunoza imikorere y'umwijima, kugabanya stress, kunoza umwuka, bigafasha impyiko, bigafasha amaraso gutembera neza, bikanagufasha kuba wagabanya umunaniro, hamwe n'ibindi byinshi. Ushyizeho noneho no kuba ari umuti w'igifu. Ibyo byose ugiye bikora ukabyitaho, ukabigira gahunda, wamererwa neza, ubuzima bwawe bukagenda neza kurushaho. Urakoze kubana natwe, Imana ibigufashemo inakomeza no kukurinda. Dusubire ku bindi biganiro.